Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda mw'abantu mwe, benshi ntago bakomeje kwizera ko ibi byaba ari ukuri, ko Dorimbogo cyangwa se Vava nawe yaba avuye mu isi y'abazima. Benshi bari kwibaza bati ese koko mutumenyere niba koko Dorimbogo yaba yitabye Imana cyangwa si byo byaba ari ugutwika kwa kundi ibyamamare bisanzwe bibikora cyane cyane mu Rwanda. Gusa ariko amakuru yizewe ahari nuko Dorimbogo yitabye Imana bya nyabyo, yapfiriye mu nzira ari kujya ku bitaro kunyura mu cyuma. Dorimbogo yari amaze iminsi arwaye, bamwe bati baramuroze, abandi bati ni igifu. Dorimbogo yatererewe, Dorimbogo yoherejweho amahembe niyo bamutumyeho agenda amuteza ibirwara kugeza igihe bimukanze bimumaramo umwuka wa nyuma, ari nawe yarasigaranye uyu munsi. Gusa ariko igihari ni uko Dorimbogo nawe yavuze byinshi ku nkuru ye y'ukuri, yavuze amagambo ya nyuma asobanura igikomeje kumubera ikibazo cyane. Muri make yavuze amagambo ya nyuma asobanura ukuri kose ku burwayi afite. Ese koko Dorimbogo yaba yararozwe? Ese Dorimbogo yaba yararwaye ubuhe burwayi bwa nyabwo ari nabwo bwamugejeje ku rupfu? Benshi baribaza bati ese koko igifu gishobora gutwara ubuzima umuntu? Ese kuko ubundi niba yararozwe yaba Dorimbogo yararogewe hehe? Bamwe kuko bari kwivugisha bati Dorimbogo yarogewe ahantu yari yaritabiriwe mu bukwe, ahantu yari yitabiriye ubukwe. Abandi bati wabigizemo uruhare ni umuhungu. Bari bamaze iminsi bacuditse. Muri make hari kuvugwa ibintu byinshi cyane bitandukanye, ari nabyo rero Dorimbogo nawe ku mwuka wa nyuma yarasigaranye, ari nabyo yasobanuye. Abari bahari nabo ni abahamya bw'ibyabaye byose ubwo Dorimbogo yitabaga Imana ku myaka 27 gusa y'amavuko yari afite. Nk'uko ubyumva, yari umukobwa ukiri muto cyane, wari ugifite imyaka myinshi yo gukora, ariko birangiye nabi cyane, ibintu bitagenze nk'uko yabyifuzaga. Menya rero byinshi ku rupfu rwa Dorimbogo, umenye byinshi icyo yazize, usobanukirwa akantu ku kandi. Ese Dorimbogo yaba yarapfuye azize uburozi? Ibyo byose ubisobanukirwa nk'uko tubikesha abari bahibereye ubwo baherekezaga Dorimbogo, basobanuye ukuri nyako kw'ibyabaye byose. Rero nguhaye ikaze hano kuri Rwanda Online, menya byinshi, usobanukirwe byinshi ku byo utigeze ubwirwa, ku rupfu benshi batari kubasha kwizera. Ni urupfu rwa Dorimbogo, umwe mu bantu bari bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone. Ita ku magara ni igisobanuro cyiza cy'ubuzima bwiza. Kubw'iyo mpamvu rero habonetse muganga gakondo ugufasha gusigasira amagara yawe ukabaho neza kandi utekanye. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose, inzoka zo mu nda nka amibe, dukongora inyatsi, tukirukana za karande, tugahumanura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya. Dufasha ingo zabazwe amakimbirane agakemuka burundu, zikabana neza nkaho nta cyabaye. Akarusho aho waba uri hose ku isi turagufasha. Tandukana burundu n'abatwitirira bakubeshya ngo baravura. Hamagare muganga gakondo wabyize kandi wabihuguriwe, abavuguruze kandi agutsirikire ku rwego rwo hejuru. Ku bindi bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri nimero ya telefone ikurikira: 0788 97 Erega amagara yacu nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira ubuzima bwawe hakiri kare, uzarushaho kuramba imyaka myinshi. Icyamamare n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga, Valentine Nyiransengiyumva wamenyekanye nka Dorimbogo yapfuye azize uburwayi yari amaranye iminsi. Ubwo yarazanywe rero mu bitaro bikuru bya Kibuye kunyuzwa mu cyuma, nibwo yahise yitaba Imana. Aya makuru y'incamugongo yamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Nyakanga 2024. Uyu mukobwa wari warabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga yapfuye kuri uyu wa gatandatu ku isaha ya saa 10 z'umugoroba. Amakuru rero twabashije kuba twamenya dukesha umukozi wo mu bitaro bya Kibuye ndetse n'ababyeyi ba Dorimbogo, nuko Dorimbogo yazanywe
kuri ibi bitaro n'imodoka yigenga akagezwa mu mbuga zabyo arimo gusamba, bakagerageza rero kureba uko bamugarura mu buzima, ariko bikananirana. Imana yari yamaze gufata icyemezo cya nyuma cyo kwisubiza ubuzima bwa Dorimbogo aheza mu ijuru. Dorimbogo wari umaze iminsi arwariye mu bitaro bya Kibogora mu karere ka Nyamasheke, yari yaratashye mu rugo bamusaba kuzajya guca mu cyuma, kuko indwara y'ubusanzwe yari yarananiranye neza, ibitaro byarabuze icyo birenzaho. Rero bafata icyemezo cyo kuba Dorimbogo agomba kujya guca mu cyuma. Akaba rero yapfuye ubwo yari agiye kujyanwa kunyura muri icyo cyuma kugira ngo barebe uburwayi bwa nyabwo yaba afite, barebe imiti yahabwa n'ibindi bitandukanye. Mu minsi 10 rero ishize nibwo byamenyekanye ko Dorimbogo ari mu bitaro, aho yatangaje ko arembye cyane. Icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube wa Urugendo TV, Dorimbogo wumvikanaga ari mu buribwe, yatangaje ko arwaye igifu ndetse n'umutwe byamurembeje, akaba atabasha kweguka aho aryamye mu bitaro. Yavuze ko agifatwa n'ubu burwayi yari mu mujyi wa Kigali, gusa yagiye kwivuriza mu bitaro aho ngaho i Kigali kwa Nyirinkwaya mu Biryogo, asanga bimuhenda cyane. Ahitamo rero kujya ku bitaro bikuru bya Kibogora biri hafi y'iwabo kugira ngo byorohere ab'iwabo kumusura ndetse no kumwitaho. Ndetse kandi Dorimbogo yashimiye abakomeje kumwitaho bamusengera ndetse n'abamwohererezaga ingemu. Muri icyo kiganiro kandi niho yaboneyeho gusaba imbabazi abantu bose yaba yarahemukiye, aho yagize ati ninagaruka i Kigali muzansabire imbabazi abo nahemukiye, kandi ninagaruka muzansezere neza. Muri make yumvaga yuko ubuzima bwe burangiye, ariko abantu benshi bamuba hafi cyane baramubwira bati Dorimbogo ntacyo uba, turi hano ku bwawe, tugomba kukwitaho, ugomba gukira, ugomba gusubira mu rugo. Ariko birangiye n'ubundi yitabye Imana. Rero ku mbuga nkoranyambaga hari byinshi byavuzwe, bati Dorimbogo yararozwe, wabigizemo uruhare ni umukunzi we, niwe wabigizemo uruhare. Muri make niwe bashyira mu majwi cyane ko Dorimbogo urupfu rwe rwaba rwaragizwemo uruhare n'uwo musore. Dorimbogo rero kuri ubu ngubu ukomeje kuvugisha benshi cyane. Umubyeyi we yemeza yuko Dorimbogo yazize uburwayi bw'igifu yari amaranye iminsi, cyane ko n'ubundi uburwayi bw'igifu cyiwe yigeze no kubufatwa na mbere hose, atari ubwa mbere yararwaye igifu. Rero kuri ubu ngubu igifu cye kikaba cyari kimaze kugera ku rundi rwego. Muri make y'amakuru yemezwa n'umuryango wiwe, ahita akuraho amakuru twakita ibinyoma yari amaze gukwirakwizwa imbuga nkoranyambaga hafi ya zose, avuga ati Dorimbogo, nyamara Dorimbogo nubwo bavuga ngo yararwaye igifu, ariko igihari ni uko Dorimbogo yararozwe. Nibyo byari bikomeje kugenda bivugwa. Gusa ariko umubyeyi we yemeza yuko Dorimbogo atigeze arogwa n'abavuga yuko yaba yararugiwe mu bukwe, ko ari ibinyoma. Dorimbogo icyo yazize nta kindi nuko ari igifu. Rero turebye mu bushakashatsi cyangwa se twifashishije ubushakashatsi bw'inzobere, bigaragaza yuko igifu gishobora kugutwara ubuzima isaha iyo ari yo yose, mu gihe inyama zo mu nda ziri kugirwaho ingaruka n'igifu cyawe. Muri make igifu cyawe uko kigenda kigira inyama zoroshye, kigenda kirushaho kugira inyama zoroshye, kirushaho gukomeza kugira koroha cyane, niko ubuzima bwawe guhumeka, uburibwe burushaho gukomeza kwiyongera. Rero bitewe n'ubushobozi buke yari afite, ntibyigeze bimuhira kwegera ibitaro bibarizwamo inzobere, kujya kunyura mu cyuma mu buryo bwihuse, ndetse no kubona ubushobozi bwihuse mu buryo bwo kumubaga. Muri make benshi bahamya yuko yatereranywe ndetse yanabuze ubushobozi. Ngayo nguko rero ayo makuru niyo twabashije kuba twamenya. Ijambo rya nyuma Dorimbogo yavuze nuko rwose asaba imbabazi abo yahemukiye, akaba asaba abanyarwanda bose kuzamusezera neza kuko yamaze kwitaba Imana. Abo yahemukiye
abo babanye nabi bose basaba imbabazi kugira ngo abashe kugira mu maboko y'Imana ari muzima ameze neza cyane. Ngayo nguko rero komeza ubane natwe umunsi ku wundi no muzindi nkuru zitandukanye tuba dukomeje kujya tukugezaho kubwije no kubukeye. Iyi ni Rwanda Online.